Abayisilamu iyo bigisha bajya guhindura abakristo bakunze kubabwira ko Korowani ari igitabo cyuzuye kidafite n'ikosa na rimwe. Ubu rero tugiye kureba ibintu 10 ushobora kubaza umuyisilamu uwo ari we wese mu gihe aje kukwigisha, kandi rwose nubyandika ahantu ukabimubaza azabura igisubizo aguha, kandi uzaba unamuhaye n'umukoro agomba gutekerezaho kuri Korowani. Mbere na mbere tubona ko Korowani tugiye muri sura ya 5 umurongo wa 15 dusanga ko handitse ngo yemwe abahawe igitabo mwagezweho n'intumwa yacu ibasobanurira byinshi mu byo mwahishaga mu gitabo ikanirengagiza byinshi. Mu by'ukuri mwagezweho n'urumuri ndetse n'igitabo gisobanutse biturutse kwa Allah. Ibi rero ni byo kenshi bakunze gukoresha bavuga ko Korowani ari igitabo gisobanutse cyaturutse kwa Allah. Ni igitabo gisobanutse kitarimo ikibazo na kimwe, kuko ubundi Allah niba ari Imana ibizi ibintu byose, ibyo yaremye byose, ku buryo nta kosa na rimwe riba rishobora kubonekamo. Ubu rero tugiye gutangira mbere na mbere tureba amakosa ari scientifique cyangwa se ajyanye n'ubumenyi arimo. Nk'urugero tugiye muri Korowani 18 tukareba 86. 18:86 18:86 haravuga ngo kugeza ubwo yageze aho izuba rirengera, akabona rirengera mu mugezi w'amazi ashyushye n'isayo ryirabura, nuko ahasanga abantu. Ahangaha hatwereka ko unarebye kuri hano word for word translation, until when he reached the setting place of the sun, he found it setting in a spring of dark moon. Ndavuga ngo hano bitwereka ko Korowani itwereka ko Muhamadi yabonye aho izuba rirengera, asanga rirengera muki mu mugezi w'amazi ashyushye n'isayo ryirabura. Ibi bintu scientifically ntago ari byo, kuko turebye uburyo isanzure rimeze, tujye kuri Google turebe solar system. Hano bigaragara ko bishoboka ko ara yari yibagiwe uburyo yaremye isanzure, kuko uje hano muri solar system ukareba uburyo iyi mibumbe ikurikirana, isi, izuba hagati, isi izenguruka hano. Ntabwo rero nta buryo na bumwe wabona ahantu izuba rirengera. Iyi ngiyi ntabwo wabona setting point ya sun, kuko izuba ntabwo ryimuka, ahubwo isi niyo izenguruka izuba. Ubwo rero hano ni scientific error irimo, kandi mbese scientifically nta muntu n'umwe wakubwira ko yabonye ahantu izuba rirengera, uretse Korowani niyo ivuga ko Muhamadi yabonye izuba rirengera mu kidendezi cy'amazi. Ibi ngibi bimeze nka kwa kundi kera tukiri abana twabonaga tubona umusozi tukavuga tuti uriya musozi ukora ku ijuru, kiriya giti gikora ku ijuru. So rero birashoboka ko na hano Muhamadi ariko byagenze. Umusilamu uzabasha kugusobanurira iki kintu akaguha scientific proof y'uburyo mu gihe izuba riri muri solar system, izuba riri hagati, isi ikaba izenguruka izuba, nyuma akaza kubona ahantu izuba rirengera, setting place y'izuba, azaguha icyo gisubizo. Aha kabiri dushobora kubona ni sura 86, Korowani 86 kuva kuri 6. Duhereye kuri 5. Ngaho umuntu niyitegereze icyo yaremwemo. Yaremwe mu mazi ataruka. Mu mazi ataruka hano bashaka kuvuga intanga. Yaremwe mu mazi ataruka
aturuka hagati y'umugongo n'imbavu zo mu gituza. Mbere na mbere turirengagiza ibi bintu bashyize muri paranteze kuko twabonye ko bwa mbere twabonye muri sura 5:15 ko korowani ari igitabo gisobanutse. Ibi rero by'abamenyi bagenda bashyiraho hano muri paranteze cyangwa se mu dukubo nibyo bashyiraho by'ubusobanuro ariko ntabwo ari amagambo ya Allah. Ya rero turayirengagiza ko ntabwo ari amagambo ya Allah. So rero icyo Allah avuga ko abantu baremwe mu ntanga zituruka hagati y'umugongo n'imbavu, backbone and the rib cage. Scientifically ntago intangangabo zikorerwa hagati y'urutirigongo. Ntago zikorerwa mu rutirigongo kuko turebye hano dusanga ko intangangabo rwose nta hantu hamwe zihurira no gukorerwa mu rutirigongo. Ubundi intangangabo zikorerwa aho muri region ya scrotum muri iki gice, mu gice cyo hasi cy'umuntu, ntabwo ari rero mu rutirigongo n'ahandi nk'uko hano korowani bivuga. Ubwo rero iyi nayo ni scientifique error irimo rwose. Nta umuntu uzaguha akakubwira ahantu ibi bintu biri, mu by'ukuri afite ubushobozi bwo kumuzura. Ni ukuvuga ngo yemeza ko uyu ni Allah wavugaga hano, niwe wavugaga ngo abwira abantu ngaho umuntu niyitegereza icyo yaremwe mu mazi aturuka hagati y'umugongo n'imbavu. So ibi rero ntago ari byo. Urebye word for word, he is created from a water ejected. Iyi rero water ejected ni amazi ataruka nyine, ariko keretse wenda n'uwakubwira akakubwira ngo ibi ngibi ntago bivuga intangangabo yawe, ariko wamubaza niba abantu baremye nabwo yararemye abantu mu mazi, nabyo nta gisubizo bifitiye. Kandi scientifically iyi ni ereri iri scientifique iri muri korowani. Nta muntu ushobora nta musilamu ushobora kubona igisubizo kuri ibi bintu bibiri. Korowani 18:86 na korowani 86:5-8. Izi ni scientific errors. Ikindi nacyo tugiye kureba ni ukureba Allah's day, umunsi mu maso ya Allah ungana ute. Dusomye muri korowani 22:4 22:4 dusanga ko hano haravuga ngo banagusaba kwihutisha ibihano, nyamara Allah ntazigera yica isezerano rye. Mu by'ukuri umunsi umwe kwa Nyagasani wawe ungana n'imyaka 1000 muyo mubara. Hano turabona ko umunsi umwe mu maso ya Allah, mu maso ya Nyagasani, ungana n'iminsi 1000. Ibi kandi nibyo dusanga no muri korowani 32:5. Hano naho turabireba 32:5, maze zikazamuka zigana iwe mu munsi umwe ungana n'imyaka 1000 muyo mubara. Iyi ahangaha turabona ko birasa, ariko noneho reka turebe muri korowani 74. Muri korowani 74 hano haravuga ngo abamarayika ndetse na roho bazamuka iwe mu gihe cy'umunsi umwe ungana n'imyaka 50,000. Imyaka 50,000. 50, it's measure a day, it's measure 50,000 years. None ubwo ubajije ukabaza umuntu wamubaza ati se mu maso ya Allah
umunsi umwe ungana iki? Hamwe haravuga ngo ni imyaka 1000, ahandi hakavuga ko ari imyaka 50,000. Ni iki cy'ukuri? Abayisilamu baza kudusubiza. Tuvuye kuri icyo cya kabiri tujye ku cya gatatu, turebe korowani yigeze ihinduka. Dusomye muri korowani 2:106, 2:106 haravuga ngo ntidusimbuze umurongo ayat cyangwa ngo dutume wibagirana, ahubwo tuzana umwiza kuwurusha cyangwa uhwanye nawo. Ese ntuzi ko ari ushobora byose? Hano urabona ko ntidusimbuza umurongo cyangwa ngo dutume wibagirana, ahubwo tuzana umwiza kuwurusha cyangwa uhwanye nawo. Bivuze ko hari ayati zagiye zihinduka, hari imirongo yagiye replace, ni ukuvuga ngo barawusimbuza. Hari imirongo yagiye isimbuzwa muri korowani, akaba yaravuze ibintu nyuma akaza kwisubiraho akabisimbuza ibindi. Turebe n'ubundi muri 16:101, 16:101 naho haravuga ngo niyo dufashe umurongo tukawusimbuza undi, kandi azi neza ibyo ahishura. Ni ukuvuga ngo hano harimo ko hari imirongo ya korowani yagiye isimbuzwa. Okay, twakomeje muri 6:34. Kandi rwose intumwa zakubanjirije zarahinyuye, ariko zihanganira uguhinyurwa no gutotezwa kugeza ubwo ubutabazi bwacu buzigezeho, ndetse nta wahindura amagambo ya Allah, kandi mu by'ukuri zagezweho n'inkuru intumwa. Dusanze ko amagambo ya Allah yagiye ahinduka, ariko hano muri 6:34 hatweretse ko amagambo ya Allah nta wayahindura. Reka dukomeze 6 n'ubundi 115. N'ijambo rya Nyagasani wawe ryarasohoye mu kuri no mu butabera, nta wahindura amagambo ye, ni nawe uwumva bihebuje, umumenyi uhebuje. Hejuru twasanze ko muri 2:106 na 16:101 twasanze ko hagiye habaho guhindura korowani. Imirongo yari yarahawe Muhamadi ikagenda ihinduka bakayisimbuza indi. Hano dusanze ko nta muntu n'umwe wagira ikintu ahindura ku magambo ya Allah, ko ijambo rya Allah ridahinduka. Dukomeze. Wenda hano ushobora kuvuga ngo abandi bantu bashobora kuyahindura. Ntacyo, turebe ku 10:64. Turebye ku 10:64 turasanga ko bavuga ngo bazahabwa inkuru nziza mu buzima bwo ku isi n'ubwo ku mperuka. Amagambo ya Allah ntabwo ajya ahinduka. Iyo niyo ntsinzi ihambaye. Noneho si no kuvuga ngo ni abantu bayahindura cyangwa batazayahindura, ahubwo amagambo ya Allah ntajya ahinduka. Niba amagambo ya Allah atajya ahinduka, ariko bikagaragara ko hari imirongo yagiye ihabwa Muhamadi, yarangiza iyo mirongo bakayihinduza indi, none ubwo amagambo ya Allah ntabwo yajya ahinduka? Abasilamu muzadusubize, ni gute adahinduka kandi ahinduka? Dukomeze, wenda ushobora kuvuga ngo naha honyine 18:27. 18:27 naho haravuga ngo unasome ibyo wahishuriwe mu gitabo cya Nyagasani wawe, nta wahindura amagambo ye, kandi nta handi wabona ubuhungiro hatari iwe. Amagambo ya Allah ntajya ahinduka, nyamara ko ahandi hakatwereka ko amagambo ya Allah yagiye ahinduka agasimbuzwa andi.
urumva ko hano harimo logical fallacy, kimwe ntabwo ari cyo cyangwa se ikindi nicyo. Iki rero nicyo kibazo kiba kiri muri korowani. Aha ni aha gatatu. Aha kane, ese ijambo rya ara rishobora guhinduka? Hariya twari turi kureba mu bitabo muri korowani, noneho hano tugiye kureba ijambo ara yavuze ryo rishobora guhinduka. Dusomye muri gatandatu, n'ubundi gatandatu, 111 niho hariya twarebaga 115. Ntawahindura amagambo ye, ntawahindura amagambo ye, ni nawe uwumva bihebuje umumenyi uhebuje. Nta muntu n'umwe wahindura amagambo ye. Tugiye kuri kabiri, noneho 2:70, 2:75, 2:75. Ese mwizera ko bakwemera idini ryanyu kandi bamwe muri bo barajyaga bumva amagambo ya ara bakayahindura nyuma yo kuyasobanukirwa? Urumva ko hambere 6:115 hatubwiye ko nta muntu wahindura amagambo ya ara, ijambo rya ara ntiryahinduka. Muri 2:75 hatweretse ko hari abantu bahawe igitabo cyangwa se babwiwe amagambo ya ara bakayahindura, kandi ara ntabwo atubwiye ko bitakunze ko bayahindura, ahubwo aravuga ngo barajyaga bumva amagambo ya ara bakayahindura nyuma yo kuyasobanukirwa. Ikiri cyo ni iki? Amagambo ya ara ntawe yahindura, cyangwa se amagambo ya ara barayahindura? Logical fallacy. Ibi ngibi urumva ko ntabwo byose ari byo. Twagiye ahandi. Ese biremewe ko gushyingiranwa n'abana bato muri Isilamu? Umwana muto cyane rwose, muto, abo twita abana bato cyane, biremewe. Tugiye kuri korowani 6:5, 1 kugeza kuri 4, 6:5, 6:5, 1. Hano aravuga ngo yewe muhanuzi, nimusenda abagore mujye mubasenda mukurikije igihe cyabo cyagenwe, ndetse mujye mubara igihe cyabo neza, kandi munatinye ara nyagasani wanyu. Ntimukabasohore mu ngo zabo cyangwa se nabo ngo bijyane, keretse bakoze icyaha cy'urukozasoni gifitiwe gihamya. Izo ni imbago zashyizweho na ara, kandi urenze imbago za ara aba yihemukiye. Ibi nibyo bikomeza. Tugiye kuri 4, dukomeze. Hano urabona ko bari kuvuga kuri mariage. Tugiye kuri 4, uburyo bwo kuza, hano bavuga kuri 4, 6:5, 4, bavuga uburyo bwo kubirukanamo. Na ba bandi batakigiye umugongo mu bagore banyu, nimuramuka mushidikanyije, igihe cyabo ni amezi 3. Ni ukuvuga ngo hano bavuze ku bagore batakigiye umugongo, bashaje, abantu iyo umuntu amaze akimara gukura, ni ukuvuga ngo aba agomba guhabwa amezi 3. Ni kimwe na ba bandi batari bajya umugongo. Kano kantu ukumve neza, ni kimwe na ba bandi batari bajya umugongo. Abantu bataratangira kujya mu mihango ni bande? Ni abana bakiri bato bari munsi y'imyaka mike cyane rwose. So bivuze ko biremewe kuba umuyisilamu yarongora umwana utarajya umugongo. So hano bavuga ngo ni nkako bivuga, n'ubundi baravuga ngo then wait the period of 3 months and the ones who not menstruated, batarajya mu mihango. Ibi rero nibyo byemerera abayisilamu kuba bashyingirwa n'abana bakiri bato cyane. Nibyo rero ni ukuvuga ngo kano kantu kuba yemerewe, kuko ntabwo wasenda umugore udafite, yemerewe gusenda umwana utarajya imugongo cyangwa se utaratangira kujya mu mihango mu gihe bashakanye, akamuha amezi 3. Tugiye kuri 4:3,
tugiye kuri 4:3 haravuga ngo kandi nimutinya kutagirira ubutabera imfubyi, ahubwo murongore abandi bagore babashimishije, 2, 3 cyangwa 4, ariko nimutinya kutazagira ubutabera hagati yabo, umwe gusa cyangwa abaja banyu, ibyo nibyo byegereye kutarengera kwanyu. Bivuze ko iyo uri umuja mu rugo rw'abayisilamu uba uri umugore wa nyir'urugo rw'aho ngaho, kandi urumva ko ni ugushaka abagore babashimishije. Niba ushimishijwe n'umwana w'imyaka 7, mugira umugore wawe. Umwana w'imyaka ingahe? Ngira ngo no mu bihugu bimwe na bimwe by'abayisilamu iri tegeko rirakurikizwa ku buryo usanga bashatse abagore bafite imyaka mike cyane, bafite imyaka 9 n'indi gutyo. Urabona ko niba bashobora gushyingirwa n'abana bari munsi y'imyaka 5, imyaka 5, imyaka 7, imyaka 9, kubera ko urumva na Muhammad Ali yarabikoze. Ikindi tugiye hano, Allah yageze ku isi. Iki ni ikibazo wamubaza. Allah yageze ku isi? Allah mu kuza ku isi tubibona muri Korani 27, 7 kugeza ku 9, ko Allah yari ku isi 27, 7 kugeza ku 9. Ubwo Musa yabwiraga umuryango we ati, mu by'ukuri njye ndabutswe umuriro, ndaje mbazanire amakuru yawo, cyangwa mbazanire igishirira cyaka kugira ngo mwote. Aha ni igihe Musa yabonaga agahuru kagurumana. Ubu rero ninde wari mu gahuru rero? Hano haravuga ngo yewe Musa, mu by'ukuri ni njye Allah, umunyacyubahiro bihebuje, nyir'ubugenge buhambaye. Allah niwe wabwiye Musa ati, mu by'ukuri ni njye Allah. Kuko hano usomye wenda ashobora kuvuga ati ntabwo ari byo. Usomye hano ubwo yawugeragaho yarahamagawe ati, yuje umugisha uri muri uyu muriro n'abari iruhande rwawo, kandi ubutagatifu ni ubwa Allah, nyagasani w'ibiremwa byose. Allah niwe ugiye gukomeza avuga, yewe Musa, mu by'ukuri ni njye Allah, umunyacyubahiro bihebuje, nyir'ubugenge buhambaye. So bivuze ko hano ninde warimo? Allahu. Allah niwe wari uri muri kariya gahoro. Bivuze ko Allah yigeze aza ku isi. Abayisilamu murabyemera ko Allah ashobora kuza ku isi? Ntago mbizi. Ikindi, Allah arasenga. Ese Allah niba asenga, asenga nde? Dusomye muri Korani 33, 4:3, 3:3, 4:3. Hano haravuga ngo niwe ubagirira impuhwe n'abamarayika be, kugira ngo abakure mu mwijima abaganisha ku rumuri, kandi ni nyir'imbabazi kubemera. Usomye gutya ubu ngubu hano bavuga ntabwo ushobora guhita ubibona, ariko reka tujye hano. Iri jambo ni irihe? Yusali. Iri jambo ni gusenga. Usomye neza hano turavuga ngo he, the one who yusali, who prays. So bivuze ko Allah arasenga. Ariko nuvuga ngo hano babihinduye nyine bashyiraho ngo sense his blessings, mu buryo bw'uko babonaga ari ikibazo. Ariko rwose Korani yasohotse mu Cyarabu. Icyarabu ni rwo rurimi rwabyo, kandi hano ijambo rikoreshwa ni gusenga. Ibi ngibi nabyo dusanga muri Korani 3:39. 3:39. 3:39 navuga ngo
ubwo yarahagaze asari mu cyumba cy'iswara, abamarayika baramuhamagara baramubwira bati asari, niryo rya jambo rimwe na rya rindi twabonye haruguru, iri yusalli praying. Urabona hano, urebye hano bahita bakwereka ko ari yusari, kimwe na hahandi twari turi muri 33 4 na 3 4 hano naho handitse yusari, ni ijambo rimwe n'ubundi rikoreshwa yusalli. So bivuze ko hano ushobora kubaza ese niba ara asenga nde? Ara asenga nde? Noneho turebye muri korowani dusanga ko Yezu ari Imana. Ibi ngibi tubisanga muri korowani 9:31. 9, korowani 9:31. Hano muri korowani 9:31 mu Kinyarwanda ngo bafashe abamenyi babo n'abihaye Imana muri bo ndetse na Mesiya cyangwa se Masihi mwene Mariyamu, babagira ibigirwamana babasimbuza Allah. Nuko mu Kinyarwanda babisobanuye, ariko reka turebe neza. They have taken their rabbis and their monks as lords besides Allah and the Messiah. والمسيح الله tubatangire hano. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح bafashe abigisha babo n'abamonke babagira Imana besides Allah and the Messiah. So bivuze ko Allah and the Messiah ni Imana, son of Maryam. Allah na Mesiya ni Imana. Ngira ngo biragaragara, birumvikana. Kongera tubisubiremo. They have taken their rabbis and their monks as lords besides Allah and the Messiah, son of Maryam. Bafashe abigisha babo n'abamonke nk'Imana besides Allah and the Messiah. Nuvuga ngo Allah and the Messiah nibo lords. Hari umuyisilamu ushobora kugira ikintu abivugaho? Baratubwira. Korowani yanyu nikivuga, ubisubiremo rwose usome hano mu Cyarabu, niko havuga. Aba rero babamenyi baza guhindura amagambo bakayashyiramo uko atayavuze, ni trick. Okay, twagiye tumaze kubona ko Allah and the Messiah ari Imana dukoresheje Korowani sura 9:31. Turebe noneho, ese Allah uvugwa hano muri Korowani afite nyagasani, afite Imana? Dusomye muri Korowani 19:27 kugeza ku 38. 19 sura Mariyamu 27. Tugiye kureba mbere na mbere nuko agera mu
muri bene wabo amuteruye, maze baravuga bati yewe Mariyamu rwose wakoze amahano. Hano ninde uvuga? Ni Allah. Hano turabona ko ni Allah urimo avuga. O sister of Aaron, yewe mushiki wa Haruna, so ntiyari umuntu mubi ndetse na nyoko ntiyandarikaga? Dusomye kuri maze aramwerekana, baravuga bati ni gute twavugana n'uruhinja rukiri mu ngobyi? Hano biragaragara ko hano bari kuvuga ni bande? Baravuga bati, hano biratwereka ko uri kuvuga Allah ari kuvuga ibyo bavuze, maze aramwerekana, uyu ni Allah uri kuvuga. Dukomeze. Aravuga ati mu by'ukuri ndi umugaragu wa Allah, yampaye igitabo anangira umuhanuzi. Dukomeje, ni inkuru ndende, reka tugende aho dukeneye. Tugiye kuri 34, hano kuri 34, uwo ni we Isa mwene Mariyamu, ni imvugo y'ukuri bashidikanyaho. Uyu ninde hano uri kuvuga? Ni Allah. Uwo ni we Isa mwene Mariyamu, ni imvugo y'ukuri bashidikanyaho. Dukomeje kuri 35, ntibikwiye ko Allah yagira umwana. Ubutagatifu n'ubwe, iyo aciye iteka ry'ikintu arakibwira ati ba, nuko kikaba. Uyu ninde uvuga n'ubundi hano? Nk'uri kuvuga hano haruguru. Uwo ni we Isa. Uyu ntabwo ari Isa uri kuvuga, ni Allah urimo uvuga. Na hano kuri 35 ninde uri kuvuga? Ni Allah. Noneho hano kuri 36 rero niho tugiye kuza rero. Hano ravuga ngo dukuyemo utu dukubo, kuko utungutu ntabwo ari Allah uba uri kuvuga. Ibi ngibi twavuze ko bari kubyirengagiza. Kandi mu by'ukuri Allah ni nyagasani wanjye, akaba ni nyagasani wanyu, bityo ni mu mugaragire. Allah ninde? Ninde hano n'ubundi uri kuvuga? Allah arimo aravuga. Allah aravuga ko mu by'ukuri Allah ni nyagasani wanjye, akaba na nyagasani wanyu. Turebye hano kugira ngo twirengagize hariya batubwira mu Kinyarwanda, and indeed Allah is my Lord and your Lord, so worship him. This is a path straight. This is a path straight. So hano rero ni ikintu kigaragaza ko Allah yari arimo avuga. Kugira ngo mumenye neza niba hano 36 ari Allah, reka dukomeze hasi gato. Amatsinda ntiyavuze rumwe, bityo ibihano bikaze bizaba ku bahakanyi, bazahura n'umunsi uhambaye. 36 ninde uri kuvuga? 37 ninde ukomeje kuvuga? Stili ni Allah uri kuvuga. Kuva kuri 34 kugeza kuri 36 ni Allah uri kuvuga, kandi Allah hano muri 36 aravuga ngo kandi mu by'ukuri Allah ni nyagasani wanjye. Bivuze ko Allah afite nyagasani. Twagiye ku kindi wenda cya nyuma dushobora kurangirizaho muri iyi video, tukazaba dukomeza n'ibindi, kuko hari ibindi byinshi cyane biri muri Korowani bidasobanutse. Ese Isilamu ni idini y'amahoro? Ni idini y'amahoro? Reka turebe. Sura 9:29. Sura 9:29 haravuga ngo nimurwanye ba bandi batemera Allah n'umunsi w'imperuka, batanaziririza ibyo Allah n'intumwa ye baziririje mu bahawe igitabo. Bamwe mu bahawe igitabo bayobotse idini ry'ukuri kugeza batanze jizya ubwabo kandi baciye bugufi. Nuvuga ngo for those who do not believe in Allah and the last day, not comply with what Allah and his messenger have forbidden. Ubwo hano nuvuga ngo abantu batemera Allah batari abayisilamu,
nimubarwanye kugeza igihe bahinduye bakaba abayisilamu cyangwa se bagatanga taxi, bakajya batanga imisoro. Aho ni ahambere hagaragaza ko bagomba kurwanya abantu batari abayisilamu. Kuri Korowani 4:89, 4:89, urumva rya dini ry'amahoro kurwanya abantu mpaka batanze umusoro. Uremera uba umuyisilamu cyangwa se utanga umusoro? Ubwo niba utabyemera harakurikiraho iki? Reka turebe. 4:89, 89 havuga gute? Bifuza ko mwahakana nk'uko bahakanye mukaba kimwe nkabo, bityo ntimukagire abo mugira inshuti magara muri bo kugeza bimutse kubera ara. Ariko nibatera umugongo muzabafate mu bice aho muzabasanga hose, kandi ntimuzagire n'umwe muri bo mugira inshuti cyangwa umutabazi. Hano ibi ngibi byo muri parenthèse mubyirengagize kuko sibyo ara yavuze. Ibi ni ibyo abayisilamu bashyiramo kugira ngo bumvikanishe, kandi ara yavuze ko Korowani ari ijambo risobanutse. Sinzi impamvu rero nibyo twanahereyeho muri 5:15, aravuga ko Korowani ari igitabo gisobanutse. Sinzi impamvu bashaka kugisobanura, ni uburyarya. Hano baravuga ngo bifuza ko mwahakana nk'uko bahakanye mukaba kimwe nkabo. Hariya twabonaga ko murwanye abadakurikiza ibyo ara n'intumwa bavuze, ubwo badakurikiza abatari abayisilamu. None hano baravuga ngo bifuza ko mwahakana nk'uko bahakanye mukaba kimwe nkabo, bityo ntimukagira abo mugira inshuti magara muri bo kugeza bimutse kubera ara. Ariko nibatera umugongo muzabafate mu bice. Ubwo urumva ba bantu bava muri isilamu, niba uvuye muri isilamu ugashaka kubwira abandi bantu ngo nayo bavemo, hano Korowani igena ko baba bagomba kugufata bakakwica aho bagusanga aho ariho hose. Riracyari rya dini ry'amahoro? Wapi. Niba kandi ugiye kwigisha umuyisilamu umubwira ngo ahinduke amere nkawe, mu gihe we aba avuga ko we wahakanye, ni ukuvuga ngo icyo Korowani mutegeka ni ukugufata akakwica. Tugiye muri Korowani 9:5, saha honyine 9:5. Ariko amezi matagatifu narangira mujye mwica ababangikanyamana aho muzajya mubasanga hose. Ubwo rero hano iyo bavuye mu mezi matagatifu mujye mwica ababangikanyamana, ni ukuvuga ngo Korowani bategeka ko bagomba kwica abantu b'ababangikanyamana bose. Urabona ko dukurikije Korowani 9:29, Korowani 4:89, Korowani 9:5, iri ni idini ry'amahoro? Mutubwire niba ari Isilamu ari idini y'amahoro itegeka abantu kwica abandi. Abakristo mushaka guhindura abayisilamu mujye mubica. Nabo babangikanyamana nimuva mu mezi matagatifu, ubwo babangikanyamana ni kwa kuvuga ngo abakristo bagira imana nyinshi, ubwo buriya nabo natwe badufata nk'abahakanyi. Icyo gihe mubafate mu bice. Ubwo ngira ngo ibi ngibi nibyo biba biri kuba muri za Nigeria n'ahandi hose. Wenda hari wasanga Isilamu yo mu Rwanda ari iy'amahoro, wenda ntabikurikiza Korowani. Ko niba badakurikiza Korowani ni ukutubwira niba ari uburyarya nabwo bakoresha bwo kugira ngo babanze bigarurire abantu mugira ngo babarimo mu mahoro, ariko Korowani ni ibi ngibi itegeka. Niyo mpamvu tuba tugomba kwita kuri ibi bintu kugira ngo mbere yo kujya muri Isilamu ubanze umenye Isilamu ni iki, ni iki itegeka. Ibi rero nibyo na Saint Thomas Aquinas abivugaho, avuga ko mu gihe kubera ko abayisilamu tutemera ibitabo bimwe, urabona bo ntago bemerera Bibiliya, bavuga ko Bibiliya yabaye corrupted. Ariko kubera ko batayemera, iyo ugiye kubigisha cyangwa se ugiye kugira icyo umubwira, biba bisaba umubwira ukoresheje ubumenyi rusange, natural knowledge cyangwa se natural knowledge, ubumenyi rusange bw'ibintu tubona,
science naturelle ukamusobanurira Imana, nubwo kenshi bigorana kugira ngo usobanure Imana muri science naturelle, kuko biba bisaba amafilozofi, metaphysics n'ibindi. Kuko science naturelle niyo ushobora gusobanurira buri muntu uwo ari we wese, kuko ibihura n'imitekerereze ya muntu. Noneho niba bitabaye ibyo, dukoreshe ibitabo byabo mu kugira ngo tubashe kubasobanurira, tugahera ku bitabo bafite, then tukagenda tubasobanurira tubereka rya jambo ry'Imana. Kandi nzi neza ko nabo niyo tekinike bakoresha, kuko bazi ko abakristo batemera Korowani. Iyo baje kugusobanura bagira ngo bakwigishe uhinduke ube umuyisilamu, bakoresha Bibiliya barayikoresha kugira ngo baguhindure. Noneho iyo bamaze gukoresha Bibiliya, bamaze kukwereka ko irimo ibibazo, nawe koko ukabyumva kubera wenda ubumenyi buke ufiteho, no kuba birimo nyine birimo ngo ubisobanukiwe, nyuma noneho bamara kukwereka umaze kubona wagira ngo harimo ibibazo, nyuma bakajya bagukururira muri Bibiliya. Bityo rero iyo tekinike niyo n'ubundi Thomas Aquinas agira inama ku bakristo yo gukurikiza. Niba hari umuyisilamu uhuye nawe cyangwa se ushaka kumuhindura, bisaba ukoreshe raisonnement naturel, natural reasoning, cyangwa se niba udakoresheje natural reasoning, koresha igitabo cyabo, nyuma ubanze umwereke ibitagenda neza mu gitabo cyabo. Noneho numara kumwereka ibitagenda neza mu gitabo cyabo akabibona, uzamufata noneho umubwire uti noneho rero dore igitabo cyacu cya kindi noneho cyuzuye koko, kitarimo ikosa na rimwe, kitarimo ereri niki. Noneho ukagenda wamusobanurira, ariko yamaze kubona aya maereri yose ari muri iki gitabo. Kuko burya dukurikije n'abo bahanga bose bagiye babivuga, Imana niyo mumenyi uhebuje, kuko n'ubundi hano muri Korowani byanditse. Umumenyi uhebuje niwe waremye ibintu byose, yaremye byose tubona. So rero nta na kimwe cyamusoba ngo arasobwe, aha yabeshye, avuge ko amabuye aguruka agenda kandi n'ubundi amabuye atagenda. So ari we wayaremye. Ngakuriya nyine twasanze ko yavuze muri Korowani hari ahantu bavuga ngo izuba babonye setting point y'izuba. So biriya ntabwo ari Allah wabivuze, kuko Allah waremye niba ari Allah waremye ijuru n'isi, kuko ari we, ntabwo yagakwiye kwibagirwa ko isi itanazenguruka izuba, ahubwo izuba ari ryo ko izuba ritazenguruka isi, ahubwo isi ari izenguruka izuba. Bityo rero bigeranyije n'umubumbe ko isi ari akantu gato, izuba akaba ari rinini, ntabwo wabona setting point y'izuba. Ibyo ntabibaho. So bivuze ko ngo ntabwo ari Allah waremye muntu, akarema anatomy, yarangiza akasanga intangabo zikorerwa mu rutirigongo, hagati y'urutirigongo n'ibarine. So rero ibyo byose bihita bikwereka ko atari Imana ya yindi mumenyi uhebuje, kuko umumenyi uhebuje ntabwo yakora ibidahuye n'ibyo tubona muri natire. So rero ugume kuri channel yacu, kore subscribe kugira ngo turusheho nzagenda ndushaho kubereka ibindi bintu byinshi cyane muri Korowani wakwifashisha kugira ngo uvugane n'abayisilamu, cyangwa se abakeneye guhinduka, wa wundi ubona afite inyota yo kumenya ukuri, yo kumenya Kristo. Hera kuri Korowani umusobanurira. Hari ikosa navuga ngo nyine nk'uko twavuze kuri Thomas Aquinas, abakristo dukora, ukagenda gusobanurira abayisilamu ugakoresha ibitabo batemera, ugakoresha Bibiliya batayemera. Banza ukoreshe Korowani, ubanze ubereke amakosa ari muri Korowani yose. Numara kuyabereka, bizaba byoroshye kumwereka ukuri kuri muri Bibiliya. Hari n'ibindi byinshi birimo nko kuvuga ngo umuyisilamu wa mbere ninde. Korowani ntawe itubwira, harimo akavuyo kenshi. Umuyisilamu wa mbere, Korowani iravuga ngo ni Muhamadi. Umuyisilamu wa mbere ikavuga ngo ni Musa. Umuyisilamu wa mbere ni Adamu. Nuwe muyisilamu wa mbere? Who knows? Ntawizi. Harimo n'ibindi byinshi bitandukanye umuntu yavugaho. Ntibibagirwe rero gukanda subscribe, gusangiza abandi iyi video, no kwiyereka abayisilamu benshi. Ubwo wenda bazaduha n'igisubizo kuri ibi bintu. Niba hari ubifiteho igisubizo, umumenyi uhebuje azaduha igisubizo. Kandi wumva ushaka na deba, ready. Sawa rero.